ukuntu Yesaya aherutse kuvuga mu bice 63:16 yaravuze ngo ejo bundi nibwo Yesaya yabivuze yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuza haleluya Isiraheli ntakwemera aravuga ngo Imana ni data nyuma eta positif obeke maidra igihe ufata uwo matana n'Imana igihe ufata ugira ibintu usiga igihe ufata ugira ibyureka hari amakuru yawatambuka dufite abamarayika bagenda bacakinga hari abamarayika batuneka bamenya amakuru yawe bazi gutanga raporo neza hari ikintu mpise nibuka ubundi abantu bafite amazi adafite ubuhamya icyatumye na woma baza Rusi gutya yagira ngo amuhe ubuhamya bwaho yahiye abantu rero bafite amazi adafite ubuhamya utasobanura bafite amamodoka adafite ubuhamya bafite amafaranga adafite ubuhamya bafite ibitenge bafite amasakoshi urumva mbese bafite ibyubahiro batatinyuka kuvuga aho babikuye amasikirine bafite amataci adafite ubuhamya urumva aba bantu bafite amaviza muri pasiporo yabo adafite ubuhamya ariko nawe maramubaza ngo yicaye muri ofisi idafite ubuhamya akorera umushahara udafite ubuhamya afite umugabo udafite ubuhamya afite umugore udafite ubuhamya mu bana yabyaye batandatu afite abana badafite ubuhamya ubundi wabikuhaye Imana ubundi ni Imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara ukuboko kwayo ntikugaragara ariko gukora ibigaragara buri muntu tumuhaye ijambo akavuga yatubwira ibintu Imana yakoze nyamara mu myaka maze avutse ntago barahura imbona nkubone nubyibuka uzasanga mu rubanza mu rukiko niyabonetse nk'umwavoka cyangwa umucamanza ariko yararuciye utahana insinzi nubyibuka mu bupfubyi niyigeze igaragara nka papa na mama ariko yarakureze urakura uriga nubyibuka uzasanga yaraguhaye urubyaro birasaba ko tugira ihishurirwa tukarenza amaso ibyo abantu babona mbega tukareba ibyo batabona kuko dufite abarokore dufite abakobwa bari gutakaza indangagaciro akamwenye ngatisheri nutamanapfa ukagira impuhwe ukemera ibivamo ni ibikwica si ibigukiza ndi kugira ngo nkubwire nubwo ari kukwinginga yakwinginze mureka turebe ko arapfa mbese wamuretse ukareba kwapfa nagira ngo tutangarize abantu ko tugomba kugira ihishurirwa ry'ejo hazaza hacu ubwo wagize ibyo bintu bimeze gutyo ukihangana ukanyinyiriza ukihangana ugakubitwa ugahamya ugasekurwa ukihangana ukabukira ku rutaro rw'Imana ugicundwa n'ubuzima ugikijijwe ibigerageza biza ukomeza gukiza urubyaro rukunanira abana bakunanira utabavumye ubabura udasambanye mbese ukaba warahagaze neza Uwiteka akwiture ikandi namara kukwitura aguha ingororano itagabanije wowe wamaze kumenya ihishurirwa yego ugafata icyemezo cyo gusiga hari Imana yiyemeje kugendana nawe ikamenya naho uhumbira kubera ko ufite ihishurirwa umenya naho ugomba guhumbira muri uko guhumba ukamenya umurimo ugomba guhumbiramo hari abantu bamaze igihe bahumba mu kwa Yesu batahumbiye mu tubari ni ukuri batahumbiye mu kwiba batahumbiye ku munzani hari abantu baprofise ko bari gucuruza ibyo kurya n'umunzani barawunyonga hari abantu bahumbiye mu kwa Yesu batahumbiye mu kabari ntibahumbire mu minzani ntibahumbire mu binyoma aho mwahumbye nyir'umurima atanze itegeko Haleluya haleluya nyir'umurima Bowazi aravuze ati noneho kuko wahumbye mu kwanya nkurikije ibyo wakoze wahumbye mu kumukire wahumbye mu kwa nyirabyo wahumbye mwanyira ibintu wahumbye mwanyira ubushobozi wahumbye mwanyira ububasha avuze ijambo ryiza aravuze ngo kuko wahumbye aho ngaho noneho nta nubwo wicwe n'inzara uyu munsi urarya nubwo umaze igihe uhumba itanze itegeko ryo kugira ngo bagire ibyo basigaze inyuma kugira ngo nawe utavira mwaho kuko iminsi wihanganye irakwemerera kwakira iminsi ubaye ku gataro urekwemerera kwakira umunsi wihanganiye ibyo irakwemerera kwakira kuko umwami Imana atanze itegeko
izina ry'Uwiteka usubizwamo imbaraga. Imana ishimwe. Yobu yaravuze ejo bundi aravuga ngo haracyariho ibyiza Haleluya. ngo yuko igiti Naho cyatemwa. ngo naho cyatemwa Takongera. ngo kizongera gishibuke kigire ibibabi by'ibitontome nk'ibyambere gitohe nk'igiti kizera amatunda nk'ayambere pome zacyo zizaza ari nk'izambere. Haleluya. Ibyo nibyo Yobu yavuze mu gitondo, yabivuze mu gitondo mu kanya. Yesaya yaherutse kuvuga aravuga ngo kuko umwami Imana azaba nicyo gituma ntamwana nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Yesu haravuga ngo kuko utsindishiriza ari hafi umuraze wanjye ninde ngaho nanyegera. Murakoze cyane nkuko turi hano dufite byinshi tuzi ku mahishurirwa kuko twagiye tunyura mu mahishurirwa atandukanye y'uburyo butandukanye kuko burya ntabwo habihishurirwa rimwe ubundi haba amahishurirwa y'uburyo bungaho Esther. Amahishurirwa ni menshi. Hari ihishurirwa ryungura itorero, hari n'ihishurirwa ryo mu bwenge. Yego. Ihishurirwa ryungura itorero ni ihishurirwa rigirira umumaro itorero, mbega rihabwa abantu muri rusange bakamenya ibiri bube n'ibigiye kuba n'ibizaba. Ihishurirwa ryo mu bwenge ni ihishurirwa umuntu ashobora kugira ku muntu atitaye ku gihe arimo muri uwo munsi, ahubwo akagira ihishurirwa ryo mu gihe kizaza akamenya ko uwo muntu ari umuntu w'umumaro, ari umuntu w'agaciro, mbega agahishurirwa ko adakwiye kumutakaza. Iri hishurirwa rero ryo mu bwenge rikunda kuzuzanya n'iri hishurirwa ryo mu mwuka, kuko iyo uhishuriwe ko umuntu akeneye inshyushyu ukamusura ukayimushyira, buriya uhishurirwa ryo mu bwenge. Muzumva abantu babiteramo urwenya ati nyamara wari wahishuriwe. Tuzi ko wahishuriwe, uzi ko wagize ihishurirwa. Tujya dusenga amasengesho umuntu akitwaza ibiro 2 by'umuceri, ni ihishurirwa ryo mu bwenge. Yavuze ngo tuzasenga muri we, none ubwo tuzasenga reka nitwaza ibiro 2 by'umuceri nidusoza sinzabona uko ngaruka mu rugo cyangwa se nzagaruka, ariko bizadufasha kwiyakira. Iryo ni ihishurirwa ryo mu bwenge ariko riyobowe n'umwuka wera. Abantu rero badukurikiye babitandukanye bamenye ihishurirwa ryo mu mwuka, bamenye n'ihishurirwa ryo mu bwenge. Yose ni amahishurirwa ahurirwa ku kintu kimwe, ahurirwa mu butatu bwera bw'Imana, kandi yungura itorero, yungura abantu b'Imana. Gato nko muri 2006 Jean Baptiste nagize nifuje kujya gusengera Icyangugu, nza gusaba umuntu uri mu Gitega, ndamubwira ngo ndashaka kujya Icyangugu kwasengera, ndagira ngo nsobanure ihishurirwa ryo mu mwuka bumve ko riri kumwe n'ihishurirwa ryo mu bwenge. Noneho mbiganiriza umuntu ni umukristo wo mu Gitega, arambwira ati jewe naguha namba z'umuntu uzakwakira mu Bugarama, ndamwizeye n'umunyamasengesho aho uzifuza gusengera azahakugeza. Noneho mu gihe niteguraga urugendo nari mu buzima butoroshye, ariko murumva ko nagombaga kujya Icyangugu nteze, ndetse kuri transport mfite ayo nzagura amazi mu nzira. Ngeze Nyabugogo ngira ryahishurirwa ryo mu bwenge, numva mpaswe kujya kugura isukari, ndagenda nikubita ahantu mu iduka ngura isukari nk'ibiro 2 ndatekereza, mbikubita mu isakoshi yanjye, ndagenda ntega imodoka njya Icyangugu. Ngeze i Kamembe ntega indi bisi, uwo muntu twaravuganaga ku gatelefone gatoya ukuntu, arambwira urongera utege ikugeza mu Bugarama. Ngeze mu Bugarama rero yaje kumfata aho bita muri City, aje kumfata muri City. Tugeze mu rugo jewe mfata ya sukari ndayimuhereza, arambwira ngo amaze igihe asenga Imana, ayibwira ngo wampaye mu karo, wangiriye neza ukampa kacyayi nkakanywa nkagashira inyota. Cyari igihe cy'ubukonje kandi abantu barabizi mu Bugarama harashyuha, cyari igihe cy'imvura, ariko nk'umuntu wigira mu butayu wigira gusenga yari yikenereye ka mukara. Arambwira ngo nongeye kuba Imana ikora. Bivuga ngo irihishurirwa ryo mu bwenge rijya rigaragaza gukora kw'Imana. Buriya ashobora guhishurirwa Theo yihangane mutanzeho urugero ko akeneye costume, nyamara koko
bigasanga ayikeneye. Ushobora guhishurirwa ko akeneye karuvati, akeneye umuceri w'abana. Tewo ni umusore, nkamusura nkamushyira umuceri ngasanga Tewo amaze kabiri atagaburira umuryango. Iryo ni hishurirwa ryo mu bwenge. Tewo icyo bizamwigisha niki nuko yongera kubona imirimo y'Imana. Kandi Imana ntikorera mu biti, ntikorera mu mabuye. Abantu badukurikiye babyumve, ntizakorera mu mapoto yo ku muhanda, izakorera muri Jean Baptiste amenye icyo Esther akeneye, izakorera muri Esther hanyuma amenye icyo Theogene akeneye. Kandi muri ubwo buryo itorero rizanaguka. Niko mbyumva. Imana ni himbaza. Imana ishimwe cyane. Esther warakoze cyane. Imana igumugisha, usobanuye ibintu byumvikana ku bintu bigendanye n'ishurirwa. Yego. N'abadukurikiye nawe ahantu uri hishurirwa. Yego. Kandi birashoboka ko ubwenge bwawe bwahishurirwa ukamenya mwende subabaye. Ubundi Batista buryo umwuka wera akorana n'umutima nama w'umuntu. Urakoze cyane. Yes. Tugarutse kuri icyo kintu cyo guhishurirwa, ndagira ngo tubyumve kimwe, abantu badukurikiye babyumve neza cyane kurushaho. Kugira umwuka w'ubwenge no kugira umwuka wera ni ibintu bibiri. Birashoboka ko umuntu agira umwuka w'ubwenge nta mwuka wera agira. Ariko birashoboka ko umuntu ufite umwuka wera agira n'umwuka wera n'ubwenge. Yego. Kuko ufite mwuka wera ashobora kunguka ubwenge, ariko ufite ubwenge ntabwo apfa kunguka mwuka wera. Tubyumve kimwe. Ufite umwuka wera akagira n'umwuka w'ubwenge ashobora guhishurirwa n'ibintu akamenya n'uburyo bitanga. Kuko ushobora none guhishurirwa udafite umwuka w'ubwenge, ugahishura wuzuye umwuka wera, wahishurirwa ibintu ukabitanga nawe bikaba byanakwica. Aho ni mwishurirwa ryijemo umwuka wera w'Imana. Ariko ubwenge cyangwa se ihishurirwa ryo mu bwenge rigira ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere nuko nyuruko guhishurirwa banza kumva. Muri uko kumva akamenya. Yego. Muri uko kumenya agafata icyemezo. Yego. Iyo utigeze wumva biragoye guhishurirwa. Biragoye kumenya Theo, reka twamutanzeho urugero, nanjye reka mutangeho urugero. Biragoye kumenya Theo uwo ari we tutaraganira. Ariko nkimara guhura na Theo tukaganira, nkamwumva, ngatekereza neza nitonze, nshobora kumuvanamo igisubizo, nkamubonamwo umumaro w'igihe kirekire wewe ndatari kumbonamo. Rimwe na rimwe tukaba twagenda nawe mbonamo umumaro, nyamara ngenda namaze guhishurirwa umumaro wanjye we kuri jye, ariko we ntawabona. Yego. Ahubwo rimwe na rimwe akabaho abona ko wenda bitewe nuko wenda abatari kumureba kuri kamera Theo afite urubavu rutoya, ngiwe mfite ibiro byinshi. Noneho yandebera mu biro byanjye akumva ko wenda hari icyo nge namumarira, ariko nyamara ngewe wagize ryahishurirwa nkabona umumaro munini muri Theo urutu wari kuntekerezamo. Iyo rero ufite iryo hishurirwa bituma Theo nta kintu na kimwe cyamuhura iruhande. Yego. Bituma namunambaho sinakwita kubitutsi ari buntu. Niyo yabaze gutukana kurusha babandi bakera. Ibitutsi babihariraga abatwa cyangwa abashumba baragiye inka n'amatungo magufi. Nibo bari bazi gutukana cyane. Buryo wamaze guhishurirwa nyaryo ku muntu, ntiwiteka ku bitutsi yagutuka, ntiwita ku cyo yakwita cyo, wita ku cyo umukeneyemo. Ndaguha urugero. Yego. Bibiliya itubwira ku mubyeyi witwa Nawomi. Yego. Ndetse n'umukazana we Rusi. Aha hantu haranyica nkumva ndapfuye. Kagira inkuru rero. Rusi yari umukazana wa Nawomi. Ngo agira ibyago apfusha umugabo wari we muhungu wa Nawomi, atari yamutera inda ngo banabyarana kanze. Rusi arakomereka kuko umugabo we yagiye bagikundanye. Kabiri anagenda nta souvenir, nta rwibutso amusigiye. Ariko Rusi agira ihishurirwa ry'ubwenge, areba nyirabukwe amurenza amaso yo kuba atakibyara. Ntabwo Nawomi nubwo ari gushaka undi mugabo ari kubyara umuhungu ngo azabe umugabo wa Rusi, ariko Rusi yagize ihishurirwa
amenya neza ko hari Imana y'iwabo wa Nawomi. Amen. Nubwo Rusi Nawomi atamubyarira undi mugabo, ariko Imana yo mu bwoko bwo kwa Nawomi izakora ibindi bintu by'ubutwari. Mu bifatika Nawomi nta kintu yari afite, nta mu biryo nta cyari gihari, mu mafaranga nta cyari gihari, mu myambaro nta cyari gihari, mu muryango nta cyari gihari. Icyagaragaraga mu muryango wa Nawomi ngo nuko bagiraga Imana y'inyembaraga. Amen. Nuko bagiraga ishobora byose. Birashoboka ko umuntu yaba adafite ibigaragarira abantu, ariko afite Imana ari uw'umumaro. Rusi rero yigira inama mu mutima, aravuga ngo ntabwo mabukwe nzamuvaho. Igihe kimwe Nawomi akenera gusubira iwabo. Abantu bagiye basoma ariko Bibiliya bumva ikintu Bibiliya ivuga. Na mukeba we bombi ngo mukeba we Nawomi arababwira ati none ndabinginze bakobwa beza. Ariko reka nere kugucamo, reka tumanze dusoma aya magambo abantu babyumve twanabisomye, bidasa nka hari inkuru turi kubara, bumva icyo Bibiliya ivuga kuri aya magambo turi kuvuga. Wenda igitabo cya Rusi mu gice cyaho cya mbere, reka twihangane dusoma inkuru ndende ho gatoya kugira ngo tubyumve cyane. Wenda reka duhere ku murongo wenda wa 8. Haravuga ngo Nawomi abwira abakazana bati, nimugende musubire mu nzu y'abanyoko, Uwiteka bagirire neza nk'uko mwayigiriye banyakwigendera nanjye. Urumva ari kubabwira Uwiteka, ari kubabwira ngo Uwiteka bagirire neza, kandi uwo Uwiteka ntawe bazi, ntabwo bamuzi. ari kubabwira ikintu babataza, batangira kugenda bumva ariko ntibumva kimwe. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira. 10 baramusubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu. 12 bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababariye cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Mwumvise umugore yabanguriye ukuboko kugira gute? 14 barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe Rusi amubaho akaramata. Nagakano nashakaga. Rusi amubaho akaramata, amugiraho ihishurirwa. Reka gatoya. Nawomi aravuga ati, dore muka mugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye. Nawe subireyo ukurikire muka mugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe ariyo niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe nihagira ikinandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore bikabije. Uyu mugore azanye Uwiteka yatangiye kumumenya. Yamumenye. Reka mvuge gato utarakomeza. Aba bagore bundi ni bandi? Orupa na Rusi bundi ni bandi? Iyo twinjiye mu mateka ya Bibiliya atugareza ko aba bakobwa ari abakobwa bo mu muryango w'Abamowabu. Abamowabu ni bande? Ni ubwoko bukomoka ku mugabo witwa Loti. Uyu Loti ni umuhungu wabo wa Aburahamu, watandukanye na Aburahamu akigira Isowari, akava Isowari yinjira Sodomo na Gomora. Agera Sodomo na Gomora, igihe Imana yarimburaga Sodomo na Gomora,
kubera ubugome bwaho Loti Aburahamu asabira Loti n'umuryango we gukurwa mu bantu ba Sodomu na Gomora ngo batarimburanwa. Barahunga babwira umugore we, abamarayika babwira umugore we wa Loti, baramubwira ngo uramenye ufata icyerekezo kimwe ntusubize amaso inyuma. Ngo umugore ageze imbere ngo arakebuka areba inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Ngo amare guhinduka inkingi y'umuntu yari yarabyaye abakobwa gusa babiri. Ngo bakomeza urugendo, baragenda barahunga bahungana na se. Ngo bagere imbere gatoya baricara baribaza, mama arapfuye, data nta mugore wundi afite, none turi abakobwa ubundi tuzororoka dute? Ngo umukobwa mukuru ngo aragenda atereka se vino. Yego niko Bibiliya ivuga. Amutereka vino, umusaza arayinywa amaze kuyihenyeka neza, n'abakamwe bakagotomera mu mvi bakurikiraho. Mujye mukagotomera ko mwiteguye ibikurikira hano. Arakagotomera umusaza bare kukagotomera, umukobwa aramukorakora, umugabo umusaza ubushyuhe buragaruka, yongera kumbuye iby'abagabo bakorera abagore babo, birota uruva ari kurongora umwana watabizi. Ababyaye umwana w'umuhungu. Arangije atwite abwira murumuna we, aramubwira ati we ko mbona utwite byagenze bitetse nta makuru ufite, fata akantu nayo bigenje kujya kwaje nawe. Hari abantu bakora ibyaha bamara kubona bisa nkaho bibahiriye, uzi kugira ngo umuntu asambana agura imodoka akubwira ati va muri ibyo bintu by'uburokore mwana, nabonye rinye nabonye rinye kwino kwereka rinye. Undi nawe amurangira rinye yo kujya gusambana na se, babyara n'undi mwana nawe. Bamare kuvuka abo bana nabo barashaka, babyara ubwoko bwitwa Abamowabu. Mu kubyara Abamowabu niho uru rubyaro rukomoka. Mu yandi magambo, aba bana babyaye abana bandi, n'abana ba Loti, n'abuzukuru be. N'iki cyabo navuga ngo n'abana bavumye, n'abana bavumye. Wabaye umuryango w'ibivumye, ubu bwoko buvumye. Hanyuma pakaga kabaye inzara yateye ahantu bita Betelehemu. Itera umugabo witwa Alimeleki. Alimeleki yari umuyuda, yibera i Betelehemu. Betelehemu nimuhakurikirana neza ni mu nzu y'imitsima. Noneho bari mu nzu y'imitsima, Bibiliya iravuga ngo inzara itera mu gihugu cy'Abayisirayeli aho ngaho i Betelehemu. Ngo Alimeleki ahunga inzara, afata umugore n'abahungu be babiri, uwitwa Mahaloni na Kiliwoni. Bafata inzira baragenda, noneho bayoberwa inzira berekeza i Mowabu. Dore akaga gakomeye kuva mu nzu y'imitsima ugahungira i Mowabu. Nukubera iki ntahishurirwa? Nubwo bari mu nzu y'imitsima bari bahari badafite ihishurirwa, bari badafite icyerekezo, bari bahari badafite iyerekwa. Kuko iyo bagira iyerekwa bari kumenya ko nubwo bashonje bari mu nzu y'imitsima inzara izashira bakarya, inzara izashira bakeza. Ariko kubera kutagira ihishurirwa, ngo bafata icyemezo, afata umugore we n'abana berekeza i Mowabu. Mu kugera i Mowabu irabakira. Koko yugeze mu muvumo urakwakira. Ikintu yabakirije cyambere ngo nuko yahise ifata uwo mugabo, ngo yahise ifata abahungu bahita babenguka abakobwa ba Mowabu, bagira ngo nabagore nk'abandi, nabo batazi ko ari umuvumo birahuriyeho. Ngo bamare gufata abo bakobwa barabarongora bagira abagore babo. Icyahise gikurikiraho ngo umugabo Elimeleki ahita apfa. Ngo amare gupfa, nyuma yaho gatoya ngo abahungu be bombi barapfa. Umugore asigara ari umupfakazi, n'abakaza nawe bahita bapfakara kandi batarabyara. Bababarizwa aho ngaho, bagira uburibwe bukomeye. Uwo ni Orupa na Rusi ndetse na Nawomi. Hanyuma bababarizwayo, bakubitirwayo bari mu muvu. Bari abapfakazi batatu babana. Umva ko gahinda. Ariko noneho baganira, bagatangira kujya mu dukuru, ngo kuko bakundaga nyirabukwe akabaganiriza ati rero mwabana i Betelehemu iwacu, ubundi iwanyu hatangaza iki? Ni iki cyiza kibi iwanyu? Ni iki cyahoze iwanyu nubwo wahunze? Hari igihe abantu basigarana ngo kera twarasengaga, kera tukiri ku kera tutinifozika, kera tukidone kera nubwo kera hariho. Nagira ngo nkwibutse ko Betelehemu akiri inzu y'imitsima.
nubwo waba warabuze ihishurirwa ugatana i Betelehemu haracyari inzu y'imitsima ngo akajya arababwira ati wacu i Betelehemu nubwo ubuzima bwanshanze inzara yaturya tugahuruduka tukayoba inzira tukaza hano iwabo ariko iwacu ni salamu ni mu nzu y'imitsima ngo arangije arababwira ngo ndetse no muri iki gihe kigezwemo ndetse hari amakuru numvise ngo abagumyeyo abagumye i Betelehemu nubwo inzara yabariye barahinze barabiba ubu ingano zireze sayiri zireze barimo barasarura none rero bana banjye ngiye kwisubirira iwacu namwe mwigira iwanyu nguyu mugore witwa Rusi akurikiranye amagambo nyirabukwe avuze akurikiye Imana y'i Betelehemu akurikiye inzu y'imitsima aravuga ati kama mbaye nubwo inaha nahata nakwigira mu nzu y'imitsima n'ubundi wacu turavumye nta mateka meza dufite nta cyerekezo dufite ubundi wakwigiraho imitsima iba nabiki akurikira nyirabukwe kubera guhishurirwa kwahagana ari heza ahari kuva ni heza nubwo yagiye habakayo ariko hasi iwabo yahoze hafite ubuzima hafite amateka afata icyemezo cyo kumukurikira hanyuma rero tugaruka kuri ya magambo wari kutubwira uyu mukobwa amaze kumva amagambo ya nyirabukwe afata icyemezo ngaho komeza ngo atangira terera afata umwanzuro rega bundi abantu dukwihishura yego ubundi ugomba kumenya ngo Tewo ni muntu ki Tewo abanye n'Imana ese ngendanye nawe ntabwo buriya nta kintu cy'ubwenge namukuraho Rusi buriya yagize ihishurirwa kuri nyirabukwe kuko nta rukweto rwiza yaramutegerejeho nta gitenge cyiza yaramutegerejeho ntabwo yaramutegerejeho isakoshi nziza nta nundi mugabo yaramutegerejeho nkuko nabivuze nta n'isambu ariko yari yaramenye ko mu bwoko bwo kwa Nawomi hari mwima haleluya ubundi abantu dukwiye kugira ihishurirwa tukamenya ahantu hari Imana haleluya ukamenya ngo uwo ngaburiye nzamukuraho umugisha uwo nambitse nzamukuraho umugisha uwo nsuye nzamukuraho umugisha uwo nsengeye nzamukuraho umugisha ukagira ihishurirwa kuri uwo muntu ubundi dukwiye kurenza amaso ibintu bigaragara kuko ibyo ntibifatika ahubwo tukarenza amaso bitagaragara kuko nibyo bifatika kandi abantu nibakurikirana neza Imana ubundi ni Imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara ukuboko kwayo ntikugaragara ariko gukora ibigaragara buri muntu tumuhaye ijambo akavuga yatubwira ibintu Imana yakoze nyamara mu myaka maze avutse ntago barahura imbona nkubone nubyibuka uzasanga mu rubanza mu rukiko niyabonetse nk'umwavoka cyangwa umucamanza ariko yararuciye utahana insinzi nubyibuka mu bupfubyi ntiyigeze igaragara nka papa na mama ariko yarakureze urakura uriga nubyibuka uzasanga araguhaye urubyaro birasaba ko tugira ihishurirwa tukarenza amaso ibyo abantu babona mbega tukareba ibyo batabona kuko nibyo by'ubwenge ngo afata umwanzuro wo kujyana nawe nyamara nta kindi kintu amutezeho kigaragara ariko amenya ko Imana iri mu bwoko bw'iwabo hari ikizakora ngo bageze iwabo rero Rusi ngo akajya ajya guhumbahumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi w'umukire uretse kurenga ahantu uretse kurenga ahantu afata icyemezo cyo kumubwira ngo winyinyingira kugusiga ibi byo ndabihaze mukecuru ibyo uvuga byose icyo namenye kiri iwanyu ibyo uri gukora byose wanyinginga wankubita wamvunagura sinemera gusigara ubundi uri gusigazwa n'iki kwa hano hari imitsima wamaze kuhamenya urasigazwa n'iki turabaza abahoro niko wowe dukurikiye ni iki kiri kugusigaza gituma utumva ubutumwa bwiza kandi ukumva icyerekezo cy'ijuru ukumva icyerekezo cy'ubuzima bw'iteka ukumva hataba imibabaro ukumva aho badapfaka to pest Africa angami umva ko ijambo ry'Imana yavuze winyingingira kugusiga kubera iyihe mpamvu icyambere yabanje guhishurirwa yaravuze ngo ngewe Rusi wumva ukuri ruhande kuko ahantu uzaye niho nzajya nanjye naho nzajya aho uzara ngewe nkurikije uko nakumenye n'ibyo nakumenyemo aho uzajya nzajyaho nubabara tubabarane nuseka nanjye nzaseka
icya kabiri ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Umva ikintu kitwishurirwa. Ihishurirwa rituma utakaza ubwoko bwawe bwa kavukire ugafata ubundi bwoko. Temanze beautiful etaye bite no stekinegrom. Hari abantu bavutse mu buryo busa n'ubuvumyi. Yego. Wavutse iso na nyoko batabipanze. Uvuka bahuye barakocorana havukamo wowe. Imana yakuzigamye, Imana yakurindirije umugambi gufiteho. Niyo mpamvu ivugana nawe aya magambo iri kukubwira ngo siga ubwoko bwa kavukire yawe, siga ubwoko bwaho bakuvumye, siga ubwoko bw'uko witwa, siga ubwoko bw'amateka ufite. Hari Imana itanga ubwoko bushya, hari Imana itanga ikindi cyerekezo, ariko ibyo biva kuguhishurirwa. Hari ubuzima abantu babayemo. Yasanze nyina ari indaya, ubu nawe ni maraya. Yasanze se yiba, ubu nawe ariba. Yasanze se aroga, nawe araroga. Yasanze anywa itabi, nawe anywa itabi. Yasanze anywa urumogi, nirwo winywera. Wasanze so yarananiye nyoko, nawe utangiye kunanira. Yasanze nyina ari umunyabugugu, nawe nibwo wikoreye. Ndi kukugira inama ngo siga iyo nzu ya so. Bope figre mande drome. Siga iyo nzu ya so. Hari ubundi bwami, hari ubundi buzima, hari ikindi cyerekezo, hari inzu y'imitsima. Muri iyo nzu y'imitsima harimo ubuzima, harimo uburuhukiro, harimo ihumure ryo uzi ko watawe. Hari ugufitiye imbabazi, hari ugutekerejeho. Nubwo kavukire yawe itari nziza, ndafashijwe. Nubwo kavukire yawe itari nziza, hari Imana igufiteho umugambi, ifite cyerekezo, ifite ibyitekereza. Rusi aravuga ati me ndabimenye, noneho ubyumve, na decisi nafashe icyemezo. Haba ikintu bita determination cyangwa se determination cyangwa se kwiyemeza. Aravuga ati tu maze kumenya amakuru y'i Betelehemu ndiyemeje. Iby'ubuma wabo tayari, ubwoko bwawe mere, ubwoko bwawe mere nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Icya gatatu, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Ndetse n'ikindi niyemeje, niba uzagwa no mu ijuru, naho bazaguhamba nzahambwaho. Niba bizagenda bite, ikizakwica nicyo kizanyica. Nemeye gupfana nawe. Ntangariza abadukurikiye, gufata icyemezo niwe bifitiye umumaro, ariko byose biraterwa n'ihishurirwa ufite. Hari abantu bahishurirwa nabi nka Orupa. Amaze kumenya amakuru y'i Betelehemu, amaze kumva ikiganiro cya nyirabukwe, amaze kumva ko Uwiteka azabagirira neza, arangije niba mwinginze ngo sigara, ngo arangije aramusoma. Dufite abarokore, dufite abakobwa bari gutakaza indangagaciro. Akamwenye ngati sheri nutamandapfa, ukagira mu ukemera. Ibivamo ni ibikwica si ibigukiza. Ndi kugira ngo mubwirira, nubwo ari kukwinginga yakwinginze, mureka turebe ko arapfa mbese. Wamuretse ukareba kwapfa. Ndagira ngo tutangarize abantu ko tugomba kugira ihishurirwa ry'ejo hazaza hacu. Ibi ni bivuga tugira ngo tubyumve neza. Mwene datagiye gukomeza atubwira ko uruhu guhishurirwa atangiye kugera hehe, abatangiye kwinjira mu gihugu. Barafashe inzira baragiye, ngo bagezeyo yaragiye kwa dusobanurira. Ariko reka mvuga akantu kamwe kibanze, ngo uyu mugore bamubonye baravuga ati yewe we uriya ni Nawomi, disi we nawe aragarutse, aracyari wowe. Nubwo wazimiye nugaruka bazakumenya, nubwo watakaye nugaruka bazakumenya. Nawe utaraza nuza barakumenya. Bamenye Nawomi, bamenya na Rusi, ngo baravuga ngo n'uyu womatanye na nyirabukwe. Ayi baba data batwese we, ndagira ngo ni womatanye n'Imana. Iyo nkuru iramamara. Ngo maze Nawomi arababwira ati none muzongere kunyita Nawomi ngewe, mujye munyita Mara, mujye munyita uwashaririwe. Nge naranutse we, uko undi ubu narashize, nge naranutse, ubu narawe narashize, ubuzima bworonkoroze we, bwarashije.
ayiwe Uwiteka yarancunze arancundagura arangosora aramponda arantoza yarandangije nimuzongere kunyita nawe ahubwo munyite Mara munyite uwashaririwe ariko nubwo yumvaga ko ari uwashaririwe hari agakuru keza k'umwuka hari agakuru keza k'Imana kari kuvuga ngo hafi aho hari umucunguzi ngaho akomeza uvuga uwo mucunguzi Bibiliya ubundi Bibiliya iraryoha cyane sinzi kiryoha nkacyo Bibiliya ivuga yuko Rusi ngo yatangiye kujya ajya guhumba mu mirima y'umukire witwa Bowazi yego ngo uyu mukire witwa Bowazi yari umukire buriya Bibiliya nivuga ngo umushunemi mu kazi yari umukire abantu bajye babyumva ko yari umukire Bibiliya nivuga ngo Dawidi yari umusore w'uburanga bajye bumva ko yari uw'uburanga nihamye ikintu ikavuga ngo Naomi yari yarababaye yari yarahondaguye muri ya mvugo yabubu ngo akajya guhumba umunsi umwe Bowazi ngo asanga uyu mukobwa mwiza ari mahumba bishatse gusobanura ko umuvumo wo mubamo wabo wari waratangiye kumuvamo yari yaratangiye kwambika ubwiza bw'abantu b'i Betelehemu bw'abantu bo mu gihugu cy'iwabo wa Nawomi ngo aravuga ngo uriya ni mwene ndi bamubwira ko ari umukazana wa Nawomi wo matanye tangira kujya mwiyegereza Bibiliya iravuga ngo bukeye baranashingirana amutwika inda mubyaraho umwana w'imfura bamwita Obedi uretse kuvuga Obedi wansize aho hano ugeze kure cyane reka maza wumva akantu babwe manzo usome amagambo iki gice cya kabiri uyu murongo wa 11 umva amagambo Bowazi yavuze Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye 11 Bowazi aramusubiza ati basobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe ngo bageze gute basobanuriye neza bageze gute mbese yumvisha amakuru nyuma eta postifo beke maidra igihe ufata uwo matana n'Imana igihe ufata ugira ibintu usiga igihe ufata ugira ibyo ureka hari amakuru yawe atambuka dufite abamarayika bagenda bacakinga hari abamarayika batuneka bamenya amakuru yawe bazi gutanga raporo neza soma neza wumve numvishe ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiye mukaza mu bwoko utari uzi Uwiteka kwitura ibyo wakoze ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli haleluya munsi y'amababa yawe Imana ishimwe uretse gatoya manza wumva ibi ahantu tuwagaruke maze wongere watake handi warugeze kwa babaye ba Obedi aya magambo ndagira ngo twebwe mwebwe mudukurikiye muyumve neza gufata icyemezo byatumye asiga twumve neza gufata icyemezo byatumye asiga inzu ya se ubwoko bwe umuryango we iby'iwabo byose niba nawe uri hano ufashe icyemezo udukurikiye kugira ngo uronke imigisha y'i Betelehemu kugira ngo uronke imigisha yo mu gakiza hari umuririmbyi wa 48 mu gakiza yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza kuko ubuntu narayihawe ariko nayihawe igihe nihanaga ibyaha ayo baba we ntushobora kwinjira i Betelehemu ngo amateka yawe amenyekane utarasiga aramubwira ngo bansobanuriye hari ubuhamya bampaye hari ukuntu witwaye haleluya hari ukuntu witwaye mu kibazo ufite hari ukuntu wahagaze mu rugamba wagize hari ukuntu uyu mugore amaze gupfakara ngo hari ukuntu yitwaye kuri nyirabukwe esikireyeroma mu bibazo ufite uri kwitwara ute mu ntambaro ufite uri kwitwara ute mu kibazo ufite uri kwitwara ute agira ihishurirwa ngo amenya kwitwararika ngo arangije ngo asiga inzu ya se asiga byose ajya mu gihugu atarazi no mu bwoko atarazi ngo ariko noneho ubwo wahageze yafashijwe umva ukuntu avuze ubwo wahageze umva ukuntu Rusi ahise amubwira uburetse gusubiza ibya Rusi ubwo wahageze ngo Uwiteka agire gute haravuze ngo Uwiteka kwitura ibyo wakoze ugororerwe ingororano itagabanije orosha gatoya ntabwo ari ingororano y'igice
ubwo wagize ibyo bintu bimeze gutyo ukihangana ukanyinyiriza ukihangana ugakubitwa ugahamya ugasekurwa ukihangana ukaba ukiri ku rutaro rw'Imana ugicundwa n'ubuzima ugikijijwe ibigerageza biza ukomeza gukiza urubyaro rukunanira abana bakunanira utabavumye ubabura udasambanye mbese ukaba warahagaze neza Uwiteka akwiture kandi namara kukwitura aguha ingororano itagabanije. Umva amakuru meza wahungiye no munsi kuko wahungiye munsi y'amababa y'Uwiteka. Burya hari ahantu bahungira bakabaho. Ngaho komeza rusatiki. Aramubwira ati nkugiriyeho umugisha databuja kuko umaze umubaba ukabwira umuja wawe neza nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe igihe cyo kurya gisohoye Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima wabo w'imitsima Imana ishimwe ukoze intore yawe muri vino rishari yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze arazirya arahaga arasigaza ahagurutse ariko mana we ahagurutse guhumba Bowazi ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imirima ntimumucyahe kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe ntimumuhane nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba ahura izo yahumbye zirishura imwe n'umucagate bya sayiri arazikorera ajya mu mudugudu nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha nyirabukwe aramubaza ati uyu munsi wahumbye mu kwande uyu munsi wakoze he hahiriwe uwakwitayeho Urakiyaho gatoya. Amen. Urakiyaho gatoya. Ndagira ngo abantu badukurikiye mu magambo. Ibaremera abantu babita. Haleluya. Imana ituremera abatwita. Umva amakuru y'ibanga. Wowe wamaze kumenya ihishuriro. Yego. Ugafata icyemezo cyo gusiga. Hari Imana yiyemeje kugendana nawe ikamenya naho uhumbira. Kubera ko ufite ihishurirwa umenya naho ugomba guhumbira. Muri uko guhumba ukamenya umurimo ugomba guhumbiramo. Hari abantu bamaze igihe bahumba mu kwa Yesu batahumbiye mu tubari ni ukuri batahumbiye mu kwiba ego batahumbiye ku munzani. Hari abantu baprofise ko bari gucuruza ibyo kurya n'umunzani barawunyonga. Hari abantu bahumbiye mu kwa Yesu batahumbiye mu kabari ntibahumbire mu minzani ntibahumbire mu binyoma aho mwahumbye nyir'umurima atanze itegeko. Haleluya haleluya. Nyir'umurima Bowazi aravuze ati noneho kuko wahumbye mu kwanya nkurikije ibyo wakoze wahumbye mu kumukire wahumbye mu kwa nyirabyo wahumbye mwa nyir'ibintu wahumbye mwa nyir'ubushobozi wahumbye mwa nyir'ububasha. Avuze ijambo ryiza aravuze ngo kuko wahumbye aho ngaho noneho nta nubwo uri wicwe n'inzara uyu munsi urarya. Noneho numara kurya hari itegeko ahaye abagaragu aravuze ati noneho ntimwongere kubisarura mu bimaramo atabura ibyo ahumba mujye mumusigira. Hari umwami utanze itegeko ryo kugira ngo ubeho. Haleluya. Wowe wamenye icyerekezo cyo kugira ihishurirwa ukamenya uwo ugendana nawe aguhaye umurongo wo kubaho kuko aravuze ngo ntiwongere kugira ahandi uhumbe muri uwo murima kandi ategetse abagaragu kugira ibyo bagusigira. Nubwo umaze igihe uhumba itanze itegeko ryo kugira ngo bagire ibyo basigaze inyuma kugira ngo nawe utavira mwaho kuko iminsi wihanganye irakwemerera kwakira. Iminsi ubaye ku gataro urekwemerera kwakira. Umunsi wihanganiye ibyo irakwemerera kwakira kuko umwami Imana atanze itegeko. Arangije avuga ijambo ryiza cyane aravuga ati aho ngaho ujye uhumba kandi bagusigiremo. Umugore atahana ibintu byuzuye cyane. Nyirabukwe ati Nikodi ngo asobanurira nyirabukwe Nikodi wahahiye ubundi niko wahuye nandi. Reka ngubaze abantu wowe dukurikiye hano uyu munsi ubundi iyo modoka yavuye iyo nzu wujuje ivuye ni wowe ndi kubaza
izo noti ubitse wazikuye wakoze cyane muri mu murongo hanyuma wowe ubabaye gutyo wazize iki humura aho uri guhumba nyura umurima kwitayeho hari ikintu mbese nibuka ubundi abantu bafite amazu adafite ubuhamya icyatumye na woma baza Rusi gutya yagira ngo amuhe ubuhamya bwaho yahiye abantu rero bafite amazu adafite ubuhamya utasobanura bafite amamodoka adafite ubuhamya bafite amafaranga adafite ubuhamya bafite ibitenge bafite amasakoshi urumva mbese bafite ibyubahiro batatinyuka kuvuga aho babikuye amasikrine bafite amataci adafite ubuhamya urumva aba bantu bafite amaviza muri pasiporo yabo adafite ubuhamya ariko nawe maramubaza ngo yicaye muri ofisi idafite ubuhamya akorera umushahara udafite ubuhamya afite umugabo udafite ubuhamya afite umugore udafite ubuhamya mu bana yabyaye batandatu afite abana badafite ubuhamya ubundi wahahiye warongeye ihishurirwa ryawe rikubwira ko warongeye twikomereza ijambo ry'Imana reka twumve uko rusasubije nabone aramusobanurira aravuze ngo asobanurira nyirabukwe nyirumurima yego yakoreyemo aramubwira ati nyirumurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi nawe amabwira umukazana we ati uwo mugabo ahiriwe kuwiteka karame utarorereye kugira neza abakiriho Imana ishimwe n'abanyakwigendera abakiriho n'abanyakwigendera nawe amarongera aramubwira uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi Imana ishimwe umwe mu bacunguzi ni mwene wacu wa bugufi ndashimira Imana ko twageze kwa mwene wacu wa bugufi mwene wacu wa bugufi nta wundi ni Yesu wababa umva ukuntu Yesaya aherutse kuvuga mu bice 63:10 yaravuze ngo ejo bundi nibwo Yesaya yabivuze yaravuze ngo nubwo Abrahamu atatuzi Isiraheli ntakwemera aravuga ngo Imana ni data izina ry'Uwiteka usubizwamo imbaraga Imana ishimwe Yobu yaravuze ejo bundi aravuga ngo haracyariho ibyishimo haleluya ngo yuko igiti gitemwe ngo naho cyatemwe ngo kizongera gishibuke kigire ibibabi nk'ibyambe gitohe nk'igiti kizera amatunda nk'ayambe pome zacyo zizaraza ari nk'izambe haleluya ibyo nibyo Yobu yavuze mu gitondo yabivuze mu gitondo mu kanya Yesaya waherutse kuvuga aravuga ngo kuko umwami Imana izana nicyo gituma ntamwana nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare hepfo haravuga ngo kuko unsindishiriza ari hafi umurazi wanjye ninde ngaho ntanyegera iyo wagize ihishurirwa uraburanirwa iyo wagize ihishurirwa uratsindishirizwa iyo wagize ihishurirwa urarengerwa iyo wagize ihishurirwa ntiwirwanirira dufite uturwanirira reka noneho ndabona aya mavuta tugiye kuzigamaho haleluya Imana ishimwe cyane ihishurirwa ni ikintu gikomeye uziko hatabaye no guhishurirwa uziko no kumenya Imana ari guhishurirwa bikomeye cyane icyo ikintu tukivugeho wenda mushiki wacu yarageze kuri iki kintu cyabaye ukuguhishurirwa kwa Rusi kwamuhesheje kwinjira mu mugabane w'umugisha aboneka mu gisekuruza cy'umwami wacu Yesu kuko kubera ko uwo mugabo Bowazi amaze kurongora Rusi yamubyayeho Obedi abyara Yesaya Obedi nawe abyara witwa Yesayi abyara Dawidi mu gisekuru cya Dawidi niho Yesu avuka ntari umuryango wa Yuda ibintu birisobanura abiheshejwe n'iki no kugira ihishurirwa bituma n'izina rye ritibagirana n'uyu munsi afite igitabo mu mateka ya Bibiliya ni umunyamahanga noneho w'ikivumi ariko ufite igitabo kimwitirirwa kubera iyihe mpamvu kugira ihishurirwa ndagira ngo nongere nkwibutse uragendana nande ubwo mugendana umufite irihe hishurirwa umuntu muri kumwe uyu munsi ufite irihe hishurirwa kuri we yego icyerekezo muri kujyanamo ni ikihe nibutse abantu ko uyu munsi rimwe na rimwe bakunze kuwita umunsi w'abakundanye uwo mukundanye muri kugana he ni Siyoni muri kugana murerekeza he
ni mu rukiko mugiye cyangwa ni cyangwa ni muri rogi cyangwa ni Gihenomu. Tekereza uwo muri kujyana umugire yishurirwa, urerekeza hehe? Nari mbinginze ngo abantu badukurikiye umunsi bagire hishurirwa, kuko muri Kristo niho hari hishurirwa nyaryo. Birashoboka ko hari abantu bakora iki kintu kibi ngiye kuvuga dusoza, bagira abashumba, umushumba akaba yamuboneraho umugisha ariko akamwihenuraho, kuko byanze bikunze uwo mugendanye ariho umugisha wawe, ugomba kumenya uko umwitwaraho utitaye ku byo akora. Kuko Rusi yaravuze ati no, icyo ngomba gukora ni uko matana n'amaboko. Sinitaye ko nta wundi mwana, sinitaye ko nta muhungu, sinitaye ko nta biryo, sinitaye ko nta buzima, ariko ahajya birahari. Niba dufite amasezerano ava ku Uwiteka, mureke twomatane n'Uwiteka, tugire ihishurirwa ryo kugira intumbero nzima. Nutekereza neza uzakora ibyiza, kuko gutekereza ni kuri. Nutekereza nabi ntuzagera ku byiza, kuko icyo ubiba nicyo usarura. Abakora ibyiza bazasarura ibyiza, abakora ibibi bazasarura ibibi. Hanyuma wari mu bibi ariko tukuragiye inzira nziza. Garukira aho ngaho, wegere Yesu umucunguzi wawe, akuruhura umutima, nawe uzaba amahoro. Ubu ni wasenga Imana abantu bakaruhuka. Reko musenga, reka wenda mvuga akantu, buri muntu wese agiye kuvuga akantu kajyanye n'iki kiganiro. Muvuze kwihishurirwa. Abantu batwumvaga hari uwibonye ahantu akeneye kugirira ihishurirwa, hari abakirimo wabo. Ndagira ni iyihe nama mwabwira umuntu uri kwibona imo wabo, akabona we ntaragera mu gihugu cy'imitsima, akibona mu gihugu cyavumwe? Mu minota mike mu wenda reka mere kuri iki kintu. Yesu Kristo yaravuze ngo ni nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Umuntu wese ukirimo wabo, ukiri mu byaha, reka mvuga ko imo wabo hagereranywa mu byaha, hagereranywa no mu buvume bw'ibyaha. Umuntu wese ukiri muri ubwo buzima akeneye kuruhuka. Araruhurwa n'iki? No kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Niryo hishurirwa rya mbere rizana amahoro, rizana ubuzima, rizana buri kimwe cyose umuntu akeneye mu buzima. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma abantu bamwakiriye ariko bakaba mu bujiji ntibahishurirwe, nibamwemerere ari ufata vora y'ubugingo bwabo, azabageza ku kiza cyose yateguye. Urakoze cyane. Ubundi hishurirwa burya rinagendana n'imirimo myiza. Umwanditsi w'ijambo w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Ngo kuko n'uw'Abaroma niwe wavuze ngo Imana izitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Rero abantu nibashakishe gukora ibyiza badacogora, kuko Imana izitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Ntabwo izakwitura ibyawe Rupa, izakwitura ibyawe nka Rusi. Ntabwo izakwitura ibyo kuba arasubiyemo wabo, izakwitura ibyo wakoreye i Betelehemu, ibyo wakoreye iwabo wa Nawome, nibyo izakwitura. Dusaba rero abantu badukurukiye, dusaba abantu baduteza amatwi gutindana n'Imana, gutindana na Yesu, nibyo bizaduha intumbero yo gukorera igihugu tujyamo, tugasiga icyo tuvamo mu izina rya Yesu. Hanyuma wenda kandi karona kongeraho, nk'abantu bakijijwe, gukiranuka ufite mu bihe bibi, gukiranuka ufite mu butayu urimo, gukiranuka ufite mu bigeragezo bikubereye nk'ibya Nawomi, ukongera kwibuka ko hari Imana ishobora byose, biguhesha ubuzima bwo kongera kugira ibindi byiringiro. Kuko kwibuka Betelehemu kwa Nawomi niko kwatumye yongera kugira amahirwe yo kongera kubona ubuzima. Bivuze ngo abantu bari gucika intege kubera ibigeragezo, bari gucika intege kubera ubutayu, bari gucika intege kubera ubuzima barimo bibagoye, nibagarukira aho bageze, bongere batekereze ko hejuru y'ubutayu, hejuru y'ibigeragezo, hejuru y'intambara, hejuru y'amakuba, hejuru y'ibyago hari imbaraga z'Imana, hari ubutabazi buva ku Mana. Imana iduhana umugisha. Hari n'abavuga ko bakoze bumva ntacyo bagikeneye gukora, ariko burya Theo ibya Yesu nta sohizamo, nta na dongo. Iyo uzanyemo ibintu by'ubwenge bwo mu mubiri kwa Yesu birapfa. Birasaba ko abantu bagira ubwenge bw'Imana,
bagira ubwenge buyobowe n'umwuka wera, hanyuma bizadushoboza gusingira icyo Kristo yadufatiye. Turagushimiye mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Uri data wa twese mwiza, uri mwene wacu wa bugufiya, uri ibyiringiro bizima, uri Imana y'abakwizera, uri ibyiringiro by'abagufite, uri bendera ry'abakumenye. Tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Dawidi yuzuye umwuka wera, yaravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Aravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni kugose abantu bawe. Turasenze ngo utugote, ugote itorero mu mpande enye z'isi, mu mpande enye z'abadukurikiye, mu mpande enye igihugu, mu izina rya Yesu. Buri muntu mwiyereke, buri muntu umuhe guhishurirwa, umuhe kugira ihishurirwa yakuramo umugisha, yakuramo imirimo myiza izamuherekeze ikamuhesha kugira gakondo nk'igihugu cy'abera, nk'igihugu cy'abakiranutsi. Urakoze rero, umugisha buri muntu wese uri butega amatwi ijambo n'iki kiganiro, kandi natwe natwe tubisabye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Amen.